umuntu ufata nk'umuntu mukundana akifata akajya imbere ya kamera sibyo man byarambabaje byatari yarangiza akavuga ngo akunda King James ngo akunda King James even nubwo yatanga ubusugi bwiwe yabyemera kubera King James man byarambabaje cyane kabisa nyoza King James nicyo afite niki gitangaje afite njye nafite n'umuhungu mwiza King James afite amafaranga icyo ni cyambere sibyo base nta n'ikindi kwanzana kuri gwa nkubwira wose yutareba ntunakabaka mane va mu ntebe tugende umva nkubwire sibwo mugiye kurwana kandi ko mugiye kurwana mane njye nanga baby mane zizana ko mugiye kurwana icara hano wembwira mane icara hano nkubwire warangiza ukajya kunezira uriya mujama ngo ni King James Kongeye kubasuza nshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro Imana nabane namwe mwebwe mwakunze filme Ikiro cy'urukundo Silent Killer Darkness of Christmas Our Heaven isano y'ibihe n'andi mafilme atandukanye uyu munsi wa none Ikiro cy'urukundo yongeye gutangira gusohoka Silent Killer iraje ikomeze Our Heaven nayo igiye gukomeza ariko nkuko muri kubibona imbere yanjye hari umukobwa uherutse gutangaza kuri kamera za Iris na Fikusi aravuga ngo nkunda umuhanzi King James ngo bibaye ngombwa ko yanansaba tukaba twaryamana ubusugi bwanjye nabutakaza ibi ngibi ntibyaje kumugwa amahoro ahubwo byaramusenyeye cyangwa se byagenze neza ko umukunzi we yabyakiriye nabi ari nayo mpamvu uyu munsi yansabye ngo duhure tuganire kuko yansabaga ko ikiganiro nagisiba muraho boss uraho neza watangira wibwira abantu gukurikiye kuri kamera za Iris Rwanda TV njye nitwa Rugamba Iberi mfite akazi kanjye nkora wenda kari private si ngombwa ko nkavugira imbere ya kamera njye tseka n'ibyo waronsabye kwivuga urumwe mu bantu nyuma y'igihe gitoya dushizanze ikiganiro ubundi kubera ko wansabaga ko ikiganiro ngisiba kuri cyane man sinzi nawe nimba wakwishira mu mwanya wanjye sibyo kubona umubebi cyangwa se umuntu ufata nk'umuntu mukundana akifata akajya imbere ya kamera sibyo man byarambabaje byatari yarangiza akavuga ngo akunda King James ngo akunda King James even nubwo yatanga ubusugi bwiwe yabyemera kubera King James man byarambabaje cyane kabisa nyoza King James nicyo afite niki gitangaje afite njye nafite King James ajya kuvuga ngo King James ngiki King James ni umuntu nkanjye bro urumva byari bikwiye kunsaba ko ikiganiro nagikuraho man byari bikwiye kuko ni umuntu dukundana kandi abantu benshi bagenda babona amafoto yacu dukundana n'iki twasohotse so kwifata rero ukambwira ngo umuntu akunda King James kuri ya rwego none bibaza umuntu watubonye twifotozanya bro niyo mpamvu nagusabye mbabarira ikiganiro gikureho even n'amafaranga ushaka yose nyaguhe ariko gikureho sinakwemera ko girlfriend wanjye ajya imbere ya kamera kuriyo nimba yari yanyweye ibiki nimba yaragize iki simbizi bro reka duhamagara umukobwa kuko nawe twavuganye kugira ngo twumve aho ageze nari namubwiye ko duhurira ahantu bita kwa Jolibad ari naho duherereye nabwiye ko tuza kwahurira katumamagara twumva ageze kugira ngo nibura tureke ko mwakwiyunga yabivuze kuriya mu rwego rwo kugaragaza amarangamutima ye none bro ugiye kumuzana uriya mukobwa ni kugira ngo nibura tureke ko hari icyo twakubaka tukongera tukabahuza n'ubundi kuko amaze icyumweru atarabamaka tureke ko twitaba njye na nimero ye nari naranayisibije none ugiye kongera kumuza nawe man umukobwa wifata akajya kuvuga amagambo nk'ari imbere ya kamera don't like guys hello Dia bite makuru ugeze hehe nari ngeze hano kuri gate ndimo ndaza reka nze nta kibazo mfite mushakira wasimbuka nta kibazo kuko hari umuntu turi kumwe turi kuganira mu kiganiro nawe uradusanga mu kiganiro n'ubundi wasambwiye bita umbaza ngo ni King James ni King James icyo ndamwe no ariwe natumije mu kiganiro base wamuzanye
icyo nicyo nuko ndamwe n'umuntu ukunda simbuka nta kibazo turagutegereje already ndabona yaje uramubona rero araje n'umukunzi wawe no man nagakira umukunzi wanjye man kwifata akavuga ko akunda King James even no gutanga ubusugi bwe bro ngese ko nabo mwatse ni respect bro so rero biriya ni ubusa kabisa urumva yaragusuzuguje yaransuzuguje biri ku rwego rwo hejuru yego mu rugo iwanyu bari babizi man njyewe mu baby urebye ahantu namukuye bro tugakundana akambwira uburyo cyankunda dore ngo yawe nabikwibwirira icara hariya nta kibazo cyane na fiance wawe unamusuhuze teze musuzamo ibiki neza aze yicara biki byawe byiza tu amakuru yawe amakuru nasanzwe nyine tuyazi sikari nzi ko wampuje na King James byarangiye nashatse ko umanza ukiyunga na boyfriend wawe kuko yampamagaye kenshi ansaba ko ikiganiro twakoze twagitsiba ese koko mwarakundanaga je ntabwo mukunda ntabwo mukunda none se nimba utankunda nari mumaranye igihe kinini nimba utankunda igihe tumaranye warambeshaga cyangwa umva nkubwire hari igihe umuntu akubwira ikintu bitewe n'uburyo akikubwiyemo ndekura mani we namfata itonde nkubwire umbwire iki hari igihe umuntu akubwira ikintu bitewe n'uburyo akikubwiyemo akavuga ati ngo umwaka ni byagenda gutya na gutya akavuga ati reka ndinde ubuzima bwe je ntabwo nabwo reka mbwire man sibyo je naragukunze sibyo mukura ahantu sibyo nta n'ikintu yarazi imana nawe ba King James urumva King James nta nubwo ari n'umusitari wa danje wavuga ngo ni umusitari utwika sibyo byangiza akajya kumunsuzuguza iyi phone sinjye wayikuguriye ese kuba ukubora yinguye bivuze ibi byose wisiga se sinjye wabikuguriye ngaho bihanagura cyangwa binsige mana nabihanagura sibyo nabihanagura basi gugu nk'umuntu mukuru oya man bro nawe imaginishire mu mwanya wawe ibi ni ibintu rumpamagire ko muza n'uyu mugenga tugisiba oya man gugu ntabwo nabyemera nese numvaga yuko muri genjenje guhura na King James King James niwe wagukuye muri kiriya cyarusa arangije kugurira amavuta gutya kugurira phone nziza nk'iyi tuze gatambibariza undi nta mumaranye igihe kinganiye man bro wenda nawe araza kubikubwira man umu baby ngewe tumaranye imyaka igera muri 3 sibyo namukuye mu cyaro sibyo twigeze kujyayo muri gahunda z'akazi mukura mu cyaro baby asa nabi bro asa nabi fo byatari urumva ndangije baby muzana mu mujyi mushakira akazi mugurira phone nzima ndangije muha umuntu mukorera make up reba ukuntu asa yarangiza ngakunda ba King James yumvaga mu byari wawo okay ngaho ifate noneho utubwire imbere ya kamera watubwiye ko ukunda King James turi imbere ya kamera ngaho mbwira ibintu King James wumva umukundira utambonanye ngaho mbwira man biba byatubabaje ahubwo siri rgubaza hizo mbaza se sindi kukubaza ntega amatwi nkubwire King James ni umuhungu mwiza ukamugira mwiza reba hano ndakumva man nago numvisha amaso nago numvisha amaso ndimo ndakumva ntega amatwi ni umuhungu mwiza King James afite amafaranga icyo ni cyambere sibyo base nta n'ikindi kwanzana kuri gwa nkubwira wose iyo utareba ntunakabaka mane va mu ntebe tugende umva nkubwire ko mugiye kurwana kandi ko mugiye kurwana mane ngiye nanga baby mane zizana ko mugiye kurwana wembwira mane icara hano nkubwire warangiza ukajya kunezira uriya mujama ngo ni King James oya mane ntabwo ngiye nabyemera mane urifata warangiza ngo King James icara hano nkubwire ngo King James ntega amatwi mane kamaguruke mbanze waguruke se ukora iki cyarahase cyarana nkubwire icare sumbwire wicara mbabwire mwicare mbabwire oya mane gugu ibi nibyo mpamagara yebo mane uraduhuza umuntu aracyavuga ngo yarazi kaje guhura na nibyo mpamagariye mane mwagiye mutanga list reka mbahuze wangambaniye nagiraga mbahuze nyine tu nka boyfriend wawe uyu ni King James natumijeho King James se wa mujinga King James ni yambyaga kariseri wawe King James ni icyo uri kuzana hano King James bro James kari King James batumijeho King James se wa King James ni wagukuye muri kiriya cyaro ma reka mbabaze mwigeze simwakundanye imyaka 3 okay reka tubyeme wankuye mu cyaro warantunze wankuye byibuze iyi phone sinjye wayikuguriye yanditseho wowe se ahubwo ibe mana yanze man
nimba umuntu agufasha akagukura mu cyaro reba iyi make up usigaye wankuye witera mu bro cyaro ariko ntabwo wigeze nkura mu cyaro ngo ntunge okay noneho King James aje kugutunga icyo tumva ni igiki saho King James noneho agiye na kugutunga nisa nongeye mbigusubiremo King James ndamukunda ngo genda umuhubwo busugi bwa sawa rero bro ndagumana Oya, mureke n'umukobwa dusoze. icara hano se none uje nari nkurikiye genjana nawe siki najyana nawe he Yeah, sorry mwana Yes. nubwo bitagenze neza ariko sorry nyine oya urambabaje uyu muntu umamagariye mwarakundanaga kandi njye yansabye gusiba ikiganiro ntago nigeze Ndabyanga. mukunda ntago nigeze mukunda ni kwa kundi ubona umuntu agiye gusara akagira ute ukamubwira ati reka muturisha umutima we ariko njye ntago nigeze mukunda simukunda habe namba musubize umukatira ya baba ego rwamukunda gumubeshya ntago nigeze mukunda gusa ndababaye